ukaba umaze imyaka ingana niyo umaze utarabyara ukaba uzi yuko nta ruhare wigeze ubigiramo Imana yo mu ijuru guha abana nimba kandi byarakubayeho kubera inda wagiye ukuramo ntizaguhe na kamuga pampa niko yanyambitse icyo gitenge nta rindi sano nari mfitanye n'uwo musore imyenda yambika umubiri ntago yambika umutima icyo nari nshatse kuvuga ngo bakubeshya urukundo urinjije se cyangwa uri impumyi ngo uranye sinzi guhinga ariko njyanye mu nagerageza ibihe byiza kuri wowe wakurikiranye ibiganiro bya Light Media TV ni Jean Marie Vianney Uwitonze alongside Teta tukaba twongeye kandi kuba tugaruka dushima Imana ndetse n'abantu ariko batari benshi cyane ni bakeya bamwe muri bo hari abo dushimira hari abadufasha mu buzima hari abudi ibitekerezo dore ko ibitekerezo biruta n'amafaranga Tetangira ngo mbere yuko turi bukomeze reka nawe mbanze nkwakiri muri bakeya ushimira nanone umeze gute hano mu Bugesera muri La Casa Nostrabal 205 ni hano neza impande y'akarere ukiva ku karere ni mu birometero bikeya cyane aho uzubundi ugafata buri kimwe cyose wifuza Teta karibu asante sana ndashima Imana cyane kuko byinshi tugeraho niyo tubikeje and sashime nde wundi we ndashima jama mise nibuka kantu gakomeye sindi bumuvugizi nariyizi ndashimira umucuti wanjye wangiriye neza hari igihe twigeze gukorana ikiganiro nkubwira ko mu buzima nta muntu wangiriye neza ntago ari igihe wabivuze buriya ni umubiri iyo umubiri uhaza uvuga ibyo ushaka hari umwana w'umuhungu ari ubu ngubu no mupapa byaye nimba ari 4 nimba atari 5 gutyo twaturanye jama yangiriye neza buriya umuntu nakugirira neza niyo yabingana gutya umushimira kiri uzashima gihari yitwa Eric mu rugo rwanjye se oya nigeze kubimuganirizaho ndababwira ni kandi wangiriye neza no kutabyibuka ntaga byibuka reka mbivuga imbere ya kamera arahari Imana imuha umugisha reka mbivuga imbere ya kamera tujye dushima abantu bagihari kera nararwaye nanyweye nari imvuzo hari abantu batazizi ni ibintu by'amasaga ndarwara amaze kurwara ndarwara bikomeye cyane ku buryo nsa naho uwo twabanaga yampaye akato nta wundi sinigeze nshaka nabaye iwacu ubwo nabo mu rugo bakavuga yuko iyo umuntu yarwaye diare aba arwaye sida ariko ntago yariyo zari inzoka zavanze umuntu kubera ibiryo umuntu aba atamenyereye naje kugira diare ikomeye cyane noneho abantu bakuze bagira imyumvire itandukanye n'iy'abandi mukecuru akumva ko ndwaye sida kandi atariyo urumva wa mwana w'umuhungu yaraje arambona nyine abaza mukecuru se ari he amubwira aho ndi aho ati kapfiriye mu buriri uri kumva uribuka amasashe yanditseho yabaga yanditseho Rambo amasashe yabayeho butarabaho jamo wari uhari yafashe yashashe arayikata neza yagiye kuri boutique kuyigura d'abord aramfata nyicaza ku gatebe aranyoza nta bindi sano mfitanye nawe anyicaza kuri ka gatebe aranyoza amaze kunyuza afata igitenge aranyambika nka kuna abasirimu basigaye bambika pampa niko yanyambitse icyo gitenge nta rindi sano nari mfitanye n'uwo musore sofke twari duturanye gusa twaraturanye yitwa Mukaje vuba noneho umusore niwe wanjyanye kwa muganga ndamushimira ko yarokoye ubuzima bwanjye n'Imana yo mu ijuru izajya imuha umugisha mu byo akora byose yumve ko nanyuzwe ntago yari inshuti yanjye
yari umujama kwa kundi ubana n'abantu bose nk'uko ubana n'abantu amahoro kumva ko buri wese ukugiriye neza aba ari inshuti yawe. Imana yo mu ijuru ijya iguha umugisha, yarantabaye yarokoye ubuzima bwanjye. Nabaye mu bitaro ibyumweru bibiri muri ADPR, nta muntu n'umwe uzi aho ndi, nta muntu n'umwe uzi ngo ndihe, ku buryo natashye bakambwira ati wari warazerereye muko, batazi ko nari ndi mu bitaro. Ubwo uhita wumvamo question mark. Ntago ni inkuru ndende, reka tujye dushima batugiriye neza tukiriho. Hanyuma mfite n'undi mubyeyi njya numva ari Roromodo wanjye, mama Aline, ni umukecuru n'umurundi kazi, ariko nawe ariho arahari. Imana niwe umugisha. Ni Roromodo wanjye paske n'umuntu mu biganiro muganira abakubwira gusenga, kandi iyo ukurikije inama ze nukuri hari ikintu ukuramo. N'umukristo, n'umuntu nyine uciye bugufi. Ni Roromodo wanjye amuteringi, niwe muntu nigiraho guca bugufi, niwe muntu nigiraho utuntu twinshi dutandukanye. Mu isi duhura n'intambara nyinshi zitandukanye, ariko iyo ugize amahirwe ukabona umuntu ukubwira uti ahangaha uratanye akagutanura, uwo nguwo aba ari umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Hanyuma nkashimira n'umukobwa we n'inshuti yanjye, ni inshuti yanjye cyane, niwe muntu nsigaye nisangaho nkabwira ububwa bwose. Uzatinya umuntu ugenda ukamubwira uti Imana uzi yuko natsitaye, akababazwa nuko watsitaye, uwo nguwo aba ari inshuti. And nshimire ndewundira ko ari benshi. Njye mfite inshuti nyinshi cyane, mfite inshuti nyinshi, nazirangize. Mfite inshuti nyinshi, n'uwo ntavuze arahari kandi ni inshuti yanjye. Ariko hari umuntu dutangira ibiganiro wigeze bati ntago nzigera muvuga ku Karizi, uyu nawe reka tumusuze, sinzi niba icyo kiganiro kibuka. Namuvuze, wamvugishije amangambure, namuvuze. Nungo bitarine ni inshuti yanjye wangu. Arine ni inshuti yanjye, Arine ni umujama wanjye, umukobwa twikundanira, umukobwa mpura nawe nkumva ndaruhutse mu mutima. Ni umusirimu, Jama ni mwiza. Arine ni icyuki, Muhimpundu ni icyuki, ni mwiza byatari, ariko ntago abona ubwiza bwe kuko yicisha bugufi, kandi arashoboye. Imana ni umukire, afite amafaranga, ariko ntago ubwiza bwa bupanika, aho urabona ibintu byose ari sawa. Imana iguha umugisha masheri, ndagukunda, ikirenze kuri icyo turi amaji. Hanyuma sininde bundi nashimira, ndashimira n'inshuti zanjye zagiye zimfata akaboko mu mwuga wa sinema. Tuyikunde Esther, Imana wowe uri ji yanjye, no kuba uyu munsi wa none nkibasha kugaragara mu mafilime runaka, ni wowe mbikesha. Imana iki kiganiro ntigikoreye gushima gusa. Iki kiganiro ndumva ari cyo gushima inshuti zanjye. Esther, uri umuntu w'umugabo n'ubwo uri agakobwa, uri umwana mwiza, waramfashije, wambaye hafi. Immaculée, uri inshuti yanjye yayindi akadasohoka, wa wundi ariko ejo bundi naragusuye ntiwampa udutoryi, ibyo nabyo ndabyanze. And sininde wundira, mfite akuzukuru dukundana kitwa Buke ni ji yanjye byatari, umva Briera niwe mwuzukuru dukundana. Nugira imbaraga uzamukunde ku bwanjye, ni nawe ukunda kwifotoza nkanjye. Ikindi ntago twareka gushima Imana. Inshuti zanjye mwese mba numva nabaragize Imana, kuko Imana ari ishobora byose, Imana ni rubasha, Imana idukuraho tutabasha kwikura, bikomeye ikabyoroshya, imisozi ikayiritura ikayigira amataba. Twakabaye twarapfuye, ariko igihe kinini kandi igihe cyinshi Imana itanga ingabo nyinshi ku bwacu kugira ngo dukomeze tubeho. So ntukihebe, wowe ubabaye ntiwihebe,
wumve yuko hejuru yawe hari Imana. Ni waba wumva hari ibintu byinshi babikuvunnye, ujye wicara ubwira Imana ati Imana ndakomerewe, hanyuma Imana bari yigira gute, abari yigufasha muri bya bindi bigukomereye. And tujye dusenga ko gusenga niwo musingi w'ubuzima bwacu, udasenze ntacyo wageraho. Jama gusenga ni iby'ingenzi, yego gusenga ni iby'ingenzi. kugira ngo sibyo wenda ko bamwe na bamwe baba babikeresa ugasanga abandi barabikinamo uko biboneye, abandi ntibakore icyo Imana yabahamagariye, ariko twe ntago turi abacamanza. Imana izigaragariza n'Imana. Kugira ngo rero teta tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko hagati aho ngaho wambaye neza. Merci beaucoup. Merci. Mu kiganiro giherutse rero nari nambaye pink. Wari wambaye pink. Noneho ugenda uvuga ko hasi aho waharyama. Ubu waharyama koko n'iyi bobo mbona. None se imyenda ko yambika umubiri yambika umutima? Urongera urampinga cyane ubwo navugaga nti teta kuba kiri mu rugo suko yabuze umugabo, ahubwo higaragaze ufite umufungo. Uri kunkorera publicité kugira ngo bazanshake. Okay, ufite yerekwa zaritambutse. But imyenda yambika umubiri ntago yambika umutima. Icyo nari nshatse kuvuga nuko ngo no tutemeranyijwe. Ntago twemeranyijwe kuko we wambwiye ko ibyo byose atari byo byangombwa. Tugaruka kuri bya bintu wisiga bihagaze arenga 50. Bino bintu tuvuga n'ukuri. Ikintu ndi kubura n'umuntu ufite umutima muzima. Ariko abatubeshya bo duhura nabo cyane. Kandi imyaka mfite ndumva mfite imyaka y'ubushishozi, ushaka kuza witwaye gutya nkahita amenya ngo uhengamye urya. Kubera ko twagiye duhura n'abahengamye benshi. Ahubwo twagaya babandi batwarinda bakazitirira abandi. Abo nibo twanenga. Tukongera tukanenga babandi babyara bagakuramo inda. Tukongera tukanenga babandi babyara abana bakabajugunya. Naho ibyo kuvuga ngo bakubeshya urukundo, urinjije se cyangwa uri impumyi? Ariko teta hazagira umuntu kwemeza wigize wadanje. 90 mfite. Jesus newe. Nago byakunda. Ariko imyaka 90. Imyaka yanjye 90 n'igice mfite. Byararashure. Ego, uwambeshye yambeshye cyagiye. Teta nyamara umwana yahubuka akakwemeza urumva? Ariko unyemeje utumva nyine ko ari umwana jye se ndi umuyaya. Shinzwe kurera abana. Rata bacuti banjye mujye muba maso. Yego, mujye muba maso kandi musenge. Buri munsi ndabibabwira. Ubu kandi nimpfa muzajya mushyanuka muvuga ngo kandi teta ngo ajya kavuga ngo mujye musenga. Kuko gusenga ntibigira garanti. Ikirenze kuri icyo nta wishwe n'inzara usenga. Nta wishwe n'inzara usenga. Mwoka byaramwe muri comment mutubabare mutwandikire mutubwire. Nta muntu wishwe n'inzara usenga. Wowe usenga ukaba wishwe n'inzara unyandikire. Okay, noneho nagenda aje gusenga ntakore maze urebe ko adahita apfa ubwo reka kuvuga ngo genda ujye gusenga aho waba uri hose y'ubwimanira kumva jama. Ariko kubyo utakora ngo ujye gusenga. Dutandukana imyumvire y'ubujiji n'imyumvire y'ubwenge. Ahantu hariho hose waba uri, isaha iyo ariyo yose waba utekereje gusenga, ubwira Imana rega ntago ubwira injiji. Ikindi Imana yawe ifite ubwenge burenze ubwo so na nyoko bazi. Ariko sengo usenge gusa ntukore ngo ntago uzasonza. Ntago ari byo navuze. Ntago ari byo navuze dore ko wowe undwanya. Ja murandwanya shawa gahungu we. Oya negeze ngo navuze ngo kuko uravuze ngo nta wasenze wigeze usonza. Wishwe n'inzara. Paske nimba ugiye kuryama ukabwira Imana ati rero wa Mana we dore ngiye kuryama, ukabanza ukayishima, ukabanza ukigaya, ukinenga hahandi wa dekonye. Ukabanza ukinenga kuko Imana ikunda icyubahiro. Imana yacu ikunda icyubahiro kandi Imana yacu irafura.
iyo wamaze kugirirwa ubuntu bwo kumenya ibyo ngibyo ibindi byose biraza sibyo wowe ubwawe ubuzi ngo Imana nsenga twe dutandukanye n'Abahinde. Abahinde ashobora kubona inka akayikunda kumva ko ariyo izamubera Imana. Ushobora kuba nka kwa kundi natangiye nshima abantu b'inshuti zanjye ukabuzi ngo kanaka yaramfashije yangejeje kwa muganga akaba ariwe mpindura Imana yanjye, cyangwa se mama umbyara yaba yarankoreye akantu keza nkamuhindura Imana yanjye. Iyo ni imyumvire y'Abahinde, ariko twebwe tugomba kugira imyumvire iri makunye. Kera basengaga Ryangombe, ariko ubu ngubu dusigaye dusenga Imana yo mu ijuru. Njye nubwo wanambwira gusenga Imana ya Yerusalemu ngo nyemere, kuko Yerusalemu hari kubera byinshi tutazi sibyo, ariko Imana yo mu ijuru handi tutabonesha amaso, ya Mana yabambye igicu nta nkingi tubona, ikaduha isi tukayigendaho nta nkingi yifashe. Iyo niyo Mana yacu. Nusenga iyo Mana rero utagiye gusenga Imana ya Isirayeli, ugasenga Imana yo mu ijuru kandi yumva Yesu we ikora n'imirimo n'ibitangaza. None hari igitangaza cya danje Teta yabara gukora kuba ati dore Imana nahuye nayo, kimwe se cyangwa bibiri. Uyu munsi wa none ndi guhumeka umwuka w'ubuntu, hari abari muri bombone. Uyu munsi wa none njyewe ndi grama. Ushaka kumva icyo kintu grama masha, kandi hari abanduta batafite n'ababita mama, you know. Teta reka nkubwire Jama, buri muntu wese agira ukuntu yiyunga n'Imana. Dushobora kuba turi abanyabyaha, turi n'abanyabyaha ntabwo ari dushobora, turi abanyabyaha kuko dukoresha inyama n'amaraso sibyo, ariko iyo mu ijuru yo ni Imana. Iyo uyibwiye irumva, iyo uyitakambira kumva. Niwo mubyeyi wenyine ubasha kwihanganira amafuti yawe. Jama, tugira amafuti menshi kandi atandukanye. Jama, iyi saha tuvugana nkurikije ibyaha n'amafuti ngenderamo yakagombye kunkubita ijido bikarangira, ariko kuko ari nyembabazi iratwihanganira. Ibyacu rero ibyacu biba biryoshye ariko biba binabigufi nanone bitarambiranye. Teta, turimo kugenda twisoreza ikiganiro cyacu, ni iyihe nama, ni ubuhe butumwa? Ni ukuri komeza abantu bafite ikibazo cy'urubyaro, batarimo guheka, batarimo gukikira, bategereje igihe kirekire ariko babuze urubyaro. Inshuro nyinshi kugira ngo tubure urubyaro bituruka ku bintu byinshi. Hari ukuntu ushobora gutwara inda ukiri iwanyu ukayikuramo ku bushake bwawe. Hari nabo n'abazikurirwamo n'ababyeyi babo, ariko hakabaho igihe bababyeyi bagirirwa ubuntu bakihana, Imana ikabababarira sibyo, kubera ko baba babitewe na kondisiyo y'ubuzima barimo. Ariko nimbura umwana w'umukobwa ukabuzi yuko watwaye inda ukayikuramo ku giti cyawe, ukakuramo 2-3, nubona utabyaye ntuzarenganye iyo mu ijuru, kuko nayo iratekereza. Nimba yarampaye amatwi yo kumva, ikampa amatwi mato, ikumva Jama, rikumva Kalisa na Karekezi na Kabanda na ntuze ikumva u Rwanda, ikumva Burundi, ikumva amahanga yose, iyo ni Imana. Irarakara cyane. Nimba uzi yuko uyu munsi wa none wagiriwe ubuntu bwo gushaka umugabo, ukaba umaze imyaka ingana n'iyo umaze utarabyara, ukaba uzi yuko nta ruhare wigeze ubigiramo, Imana yo mu ijuru guha abana. Nimba kandi byarakubayeho kubera inda wagiye ukuramo, ntizaguhe na kamuga. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ni Jean Marie Vianney Uwitonze alongside Teta. Twari turi mu Bigesera hamwe na La Casa Nostra Bar. Ni neza hano, aha hantu ni heza kuri hafi yo kwikaburimbo ya papa, hafi na kaburimbo ya papa, ya data ya papa. Papa ni wako kabari kari. Mudukurikire rero, Imana yo mu ijuru ni gumugisha kandi utameze neza. La Casa Nostra Bar 205 Desasenke. Tukubwira utameze neza, tukubwira ko Uwiteka Imana yo mu ijuru yiteguye kugenda agutabara mu buzima bwa buri munsi no kugenda ucamo bwa buri munsi. Esta la vista.